ibyo byaha by'ubutinganyi biri kuzamuka tugenda numva ngo byamaze no kwinjira muri itorero ryacu. Ubu dufitemo abatinganyi ayo makuru ndayafite kandi yizewe. Hari n'uwo banyeretse gutingana kuko uwamwonyeretse ni uko yashatse kumutinganya. Iby'Imana nyine atari iby'abantu. Kandi ndakoresha umwanya uringaniye kubera yuko umuntu aretse mu buryo iyo mwanya umuntu aretse mu buryo iyo umuhaye ibintu byiza mu gihe gito arabijyana akabigumana. Iyo umuhaye ibintu byiza mu gihe kinini uba uri gukora icyo bita sitirasi, uri kumuha byose ni byiza. Mbese ni nk'umwana mutoya ushobora guha ibyo kurya ukabirenza ku rugero, nubwo biryoshye ariko biraza kumugirira nabi. Ndumva rero hamwe n'ibyo mumaze iminsi mwumva n'indirimbo no gusenga Imana, nanjye ndagira ngo mbahe kubyirinda byanjye. Amen. Dukoresha umwanya mutoya hanyuma dusangire ijambo rya Kristo Yesu. Urwandiko rw'Abakolosayi ibice 3:16 baravuga ngo iryo jambo ribe muri mwebwe rikwiriye. Amen. Kandi ibyo mugaburirwa hano bibe bikeya kuruta ibyo muzajya mwigaburira mu gihugu bwanyu. Bivuga ngo mujye mufata umwanya munini mwige ijambo rya Kristo Yesu muri mwenyine, muri some mumenye amagambo yose yavuye mu kanwa ka Yesu. Amen. Abe mu mitima yanyu kandi agwiriye, kuko mutakiri abana bo kuramizwa amata y'umwuka, ntabwo muzahora mugaburirwa. Yego muri bakuru ku buryo mwari mukwiye kuba buri wese umwe muri mwebwe amaze kuzana abantu batanu kuri Yesu Kristo, ariko murebe muracyagaburirwa. Mbese birakwiye ko bikomeza kugenda uko nguko? Ahubwo ubwo muri bakuru ijambo rya Kristo Yesu ribe muri mwe rigwiriye, mujye kumuzanira abarimbuka abandi, hanyuma ubutaha tugaruka tuzasanga iyi nzu yabaye ntoya mwazanye benshi mu bwami bwa Kristo. Amen. Tuzumve inkuru z'uko mu Kigarama, mu Kabare bagize umubatizo w'abantu 100 ubwami bw'Imana bwungutse. N'ijuru umunsi mukuru ubayo n'umwe wonyine. Ikintu kinezeza Imana ni uko umunyabyaha wumva. Iyo wagize diplome ntabwo ijuru rinezerwa ntacyo bivuze. Iyo umuntu yabaye pasitoro cyangwa reperezida cyangwa undi muntu uwo ari wese ku bintu bisanzwe nta munezero ubayo. Ariko iyo umunyabyaha w'umwihana Imana ishimwe, ijuru ryose rihita rihanga amaso aho hantu mu yandi hanyuma rikanezera. Impamvu nta yindi ni uko igihe inkomo baba bahombye ijuru ryungutse. Ubu rero murimo murahomba kandi mwihombye munahombesha Imana. Yabahaye ubutware, ibaha umwuka wayo, ibaha ijambo ryayo, ariko izi nkuta enye zirabagose, zirabapfundikiye, zirabanize. Ni ukugenda mugaruka nta n'icyo muzanye. Niba mbese ntivahevye muhaguke muri gushaka intama zazimiye, ushakira abantu Umwami Yesu. Abantu bari kurimbuka ntitugaye. Gehinomu irasamye, ijuru ryabaye ritoya, abantu bari kwinjira mu ijuru ni bake. Gehinomu yo yakinguye, abantu bari kujyaho ni benshi kuruta ubundi kubera ko mwicaye. Mureke duhaguruke. Amen. Iri torero ryacu ryitwa Gitare rifite abantu 2.5 miliyoni. Niba bose bafite ubugingo bazajya mu ijuru Imana ishimwe, ariko hari izindi miliyoni zikiri hanze kandi nizo nyinshi. Abiwawe abaturanyi
nyamuneka ntabwo ubutumwa bwiza igihe bwagenewe ntabwo kirarangira. mbafitiye rero umubabaro ushaka gupartaja namwe no gusangira namwe kugira ngo mwaguke mujye kuzanira abantu umwami Yesu. Amen. Mubakirisha ubutumwa bwiza kandi mubakirisha imbuto zanyu zibaryohere zibakurure. Amen. Kandi mubabwiriza amagambo meza y'Imana, mubazane mu nzu y'Imana, mubamurikira abashumba, bababatize babajyane ibwami, babakize gehinomu irimbura, babajyane ibwami kwa Kristo Yesu. Amen. Amagambo rero numvise yaje ku mutima nayo kwita ku gakiza gakomeye cyane twahawe. Amen. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo kuri igice wa kabiri. Avuga aya magambo n'igituma yo ku murongo wa mbere. Titire yaho cyangwa se umutwe waho uravuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza kameze gute gakomeye. Ibice bibiri. Icyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, maze dufashe kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira ikiturwa ingaruka irikwiriye. Iri jambo uyu murongo wa 3 muzirike cyane ku nkingi z'imitima yanyu, muwandikisha umuriro mu bitekerezo byanyu, utembe mu maraso yanyu, uteye n'ubwoba, ubatere n'ubwoba niba bibaye ngombwa. Yego. 3 haravuga ngo twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gute gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Sabo gusa ngo wakanatubwira n'abandi, hari Imana yafatanije nabo guhamya, kandi si uguhamya gusa ahubwo yahamirishaga ibimenyetso. Icyo ni icya mbere. Ihamirisha ibitangaza. Icyo ni icya kabiri. Ihamirisha imirimo imeze gute ikomeye y'uburyo bwinshi. Si ibyo gusa, n'impano zandi z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Iki ni cyo bita warning, ni icyitonderwa. Twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo, noneho katari kuvuga na marayika w'Imana. Umwaka twagiriwe n'imbabazi, muri uwo mwaka nyir'ubwite arakizanira akazana mu mubiri we watanyuwe, baramwica, hanyuma ako gakiza gahamirishwa ibintu bikomeye. Mbese n'iki Imana yari yisigarije? Nta kintu na kimwe Imana yasigaje inyuma. Imana yamaze gukora byose kugira ngo umuntu akire umujinya wa Nzatera. Yohana yaje avuza induru ataka cyane ngo nimuhunge umujinya w'Imana Nzatera. Iki gihe cya none dukwiye kongera guhagarara ku musozi tukabyibwira mu mitima yacu, ariko tukongera kubwira abantu ngo muhunge umujinya w'Imana uzatera. Abantu bari kuvuga ngo ubutumwa bwiza ntabwo ari iterabwoba, ngo ubutumwa bwiza ni ibintu by'amahoro biryoha. Ni ikinyoma, ahubwo ubutumwa bwiza buteye ubwoba. Ubutumwa bwiza bwatuma umuntu ahinda umushyitsi akarara adasinziriye, nubwo bwitwa ubutumwa bwiza, ariko inyuma hari umuriro. Akira ku musaraba avuga n'ijwi rirenga ngo Mana data, Mana yanjye kuki kikumenyesheje. Uherekera kose isi ikarangira, Imana data yabonanye na Yesu. Amen.
ari umwe. Amen. We na data bari umwe. Niko muri Yohana avuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Amen. Ubwo n'ubwira bukomeye cyane ukuntu Yesu ari we Imana, niwe data kandi ari we Mwuka. Imana ishimwe. Ariko ku musaraba hapo humvikana ubundi buryo barahiturana kubera ubugingo. Yesu arataka kutuvana Imana. Nta kindi cyatumye imureka nuko akagakiza kugira ngo tukarome byasaga kw'Imana. Bivuga ngo umuntu yari ari twari dupfuye kandi tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro, hanyuma Imana itanga ubuzima bwayo irirekura. Uwo data n'uwo Yesu yatatse abona ko Imana imuretse n'uba ugenda n'uwo n'uwo ufite uko biri bugenda tugiye. Ariko ku munsi wa gatatu Imana iramushyize. Amen. Ntabwo byarangiye aho ngaho. Imana yerekeresheje imbaraga z'umwuka w'abagabo b'Yesu. Mbese ndabivuga kugira ngo Imana yidashyemo, mbare benshi ijambo, yidashyemo ubuzima, umwuka wayo iwerekeresha igitambo cya Kristo Yesu ibiha abantu. Amen. Kugira ngo umuntu akire yasabye imbaraga nyinshi mu bintu byahereye Imana. Ubugingo bw'umuntu, ubugingo bwawe bwahereye Imana. Kuzura abantu Yesu yagaragaje umuntu akazuka, hanyuma gukiza abantu indwara yagaragaje umuntu agakira indwara. Ariko kugira ngo tugire ubugingo bwawe yasabye birakomeye. Rero tuzarokoka duterera. Iryo jambo nabazaniye bantu mu bigize ibikino, bantu mu bigize ibintu by'ibidini gusa bihagaze n'amaminisiteri apfuye adahuje n'ukuri k'ubutumwa bwiza, bantu mu bitegekesha abandi mwibaza yuko ari imbaraga za kimuntu zo kwicara hejuru y'abantu. Umwami witwa Sawuli yahawe agirirwa icyizere n'Imana. Imana ni ubwami imusukishamo n'amavuta bigaragaza umwuka wayo, hanyuma izo mbaraga ahawe aho kugira ngo azirindishe umukumbi w'Imana azirwanisha ahubwo atangira kwigaragaza ubutware bwa Kristo Yesu. Ibi bintu ndi kubabwira twahawe ni ukugira ngo dukire. Amen. Ari ukugira ngo tubirwanishirizemo, ari ukugira ngo bigende ukundi, ahubwo ni ibintu Imana yashoyemo imbaraga. Tuzarokoka dute twirengagiza agakiza gakomeye gatyo habanje kuvugwa n'abahanuzi igihe kigeze Imana ikagasohoresha kwandika umwana wayo umubiri. Byarangira Imana igasuka umwuka wayo, umwuka wayo ibamo ikawuha abantu, nawe yaramubahaye. Igaragarishwa impano z'umwuka wera zabaga mu mwere cyangwa se zo mu mwere. Biriya ni ibintu bigaragaza yuko Imana yasukiye ku mwuka wayo. Abantu bazarokoka bate niba birengagiza ibyo ngibyo bakabihindura ukundi cyangwa se bakabitwara uko bidakwiriye gutwara. Hari abantu birengagije agira akaga n'ingorane. Nabo ndangiza uko nashaka kugira banditse mu rwandiko rwa Yuda. Hari akabarore, hari akarorero, hari abantu, hari abaremwe nyuma birengagiza agakiza babitwara ukundi. Soma urwandiko rwa Yuda. Nanjye ndashaka kubibitsa n'ubwo wari umusanzu mubizi. Umurongo wa 5, ndashaka kubibutsa bantu bakabari, ndashaka kubibutsa n'ubwo umusanzu mubizi. Amen. Ndashaka kubibutsa n'ubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya yuko Umwami Imana
imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma yabigenje ite? Irimbura abatizeye. Imana imaze gukirisha Abisirayeli ubwoko bwayo bwitirirwa izina ryayo, bwari bwite amasezerano y'Imana, bwari bwaravuye kuzahabwa igihugu n'andi masezerano nk'uko nawe wayahawe. Imana imaze kubakurayo, ibikuriyeyo, ibambura Farawo nk'uko nawe wakijijwe, yakwamuye Satani. Hanyuma batizeye bose intumbi zabo zasigaye mu butayu. Imana ntabwo yabarindirije mu Imana. Tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gato, ntabwo se tukabitwara ukundi. Imana idufasha. Abo ni abambere. Abakabiri, n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Abantu ba kabiri ntabwo ari abantu, ni abamarayika. Itangiriro ibice 6 hatugaragariza ngo ni abitwa ngo ni abana b'Imana, ngo barebye mu isi babonamo abana b'abakobwa beza, hanyuma ngo barenga akarimbi, ntibarenga domene babagamo ya kimarayika, baratambuka baza kuba abantu. Babona abana b'abakobwa, bafatamo bamwe barababungura, babyana inyamaswa bitari, ntibari abantu, ntibari inyamaswa, byari ibintu birebire by'ibisheya, babyitaga ibihanga mu gihe cya kera. Hanyuma ibyo bintu bibabaza Imana ku buryo yabahambiye bose, ibarindiriza mu minyururu ngo bazacibwe iteka. Ntabwo Imana ikina, kubera ko batarinze. Yego, abo ni aba kabiri. Aba gatatu rero, kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ibiki, ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Hano ni ubutinganyi yinjiye muri icyo gihe. Ubu ubutinganyi buriho muri iki gihe cya none. Iyo midugudu yashyiriweho kuba agati akabarore, bihanwa n'umuriro utazima. Ko nibo nabo n'aba bandi, ayo magambo yo hasi ntabwo ariyo nshaka gukomeza kuvugaho. Ariko n'abo bantu batatu, abambere ni abavuye Egiputa nk'uko nawe wakijijwe. Abakabiri ni abamarayika bagomeye Imana, bakaba barindirijwe iminyururu, bakaba bazacirwaho iteka. Aba gatatu ni abihaye ibyaha by'ubusambanyi n'isuzuma n'igomora birenze urugero. Umuntu umugabo yagenewe kubana n'umugore, umutinganyi wese yambitswe ikimenyetso cyo kwirinda. Umuntu wese utingana, ukoresha umubiri mu buryo butandukanye, kuri we hariho kuribuka. Ni icyaha kiri mu gifaransa bavuga ngo hors du commun, ni ukuvuga ngo kirenze imbibi za kimuntu. Muri kubyumva? Hari ibyaha, hari n'ibyaha none. Ibyo byaha by'ubutinganyi biri kuzamuka, sigenda numva ngo byamaze no kwinjira muri itorero ryacu. Ubu dufitemo abatinganyi, ayo makuru ngenda afite kandi yizewe. Hari n'uwo banyeretse utingana, kuko uwamwonyeretse ni uko yashatse kumutinganya, akaba ari n'umwe n'ibindi wanjye. Yego barimo. Icyo cyaha cyamaze kwinjira hano hirya mu tubanyina agasage y'Abanyamerika. Ntabwo ngiye kuzimura n'ibintu byari byanditse ku nkuta zabo yuko bashyigikiye ubutinganyi. Mu myaka ishize baravuze, babigaragarisha yuko bashyigikiye ubutinganyi, kandi yuko mu makuru mfite biri kugenda byinjira bihereye mu rubyiruko, babambaraza amafaranga n'ubutunzi n'imibereho kugira ngo
nabo bazi abamaze kwigishwa ayo masomo y'abadayimoni bigire n'abakizwa pasika, hanyuma ngo bagire abaririmbyi ahere mu rubyiruko ajye anavuga yigaragaza abe perezida wabo, hanyuma yangize ibijya bibera mu masengesho y'urubyiruko ni ishyano, ibijya bibera mu masengesho y'abagore n'abagabo n'ibindi muri iki gihe cya none n'igihe gisharira n'igihe kibi. Ariko abo bantu bose batise cyangwa se birengagije agakiza k'Imana, birengagije kugirirwa neza n'Imana, birengagije amaraso ya Yesu Kristo, bagafata ibya Yesu n'umwuka we bakabihindura uko bitagenwe, iherezo ryabo ni ukurimbuka nk'uko intumbi ziri mu butayu, nk'uko abandi baboheye kuzimu iminyururu iremereye cyane, nk'uko abandi umuriro wamanutse ukabamira abarigata. Bene data ba Pentecote, torero rya Adeperi, narangije ntabwo nava hano nkababwiye ngo mwibuke itorero ryacu dukunda ryatugariye umubyeyi rikarera ubugingo bwacu, rikaba inzira na kanali yo kugira ngo duhabwe agakiza. Imana ishimwe. Dukeneye abarinzi, dukeneye abagabo nyabagabo, dukeneye ibiharamagara, dukeneye abantu barinda ubutumwa bwiza, bavuga ibya Yesu, babaho nk'uko intumwa z'abagabo, bagakora nk'ibyo zakoraga, bakarinda ubusugire bw'ubutumwa bwiza. Amen. Bitabaye ibyo, izina rizaba izina, idini rizaba idini. Imbaraga ziturwanya zamaze kuba nyinshi, ku buryo iki gihe gisaba abagabo nyabagabo, ku buryo iki gihe gisaba abantu b'ibiharamagara. Bonifasi, biragusaba yuko tuba ibiharamagara. Amen. Ikababwira ijambo rikomeye, ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu buruta ubuzima. Uwanga ubuzima bwe azabubona, ubukunda azabubura. Igihe tugiye kwinjiramo kiragoye cyane ku buryo bizagusaba kurekura kimwe muri ibyo ngibyo. Ni igihe kizagusaba kurekura ubugingo ugahabwa ubuzima. Iri torero kera ntabwo ryajyaga ryivanga n'indi myizerere. Uyu munsi imyizerere bita ekumenisme, uruvangavange rw'amadini, bifite imbaraga ziherekejwe n'imbaraga za leta ziyoboye isi, ku buryo ntaho wabicika. Nta dini na rimwe harimo n'iri ryacu rishobora gucika izo mbaraga. Nitubona abapasitori babiri bahagarara, tuzabajya inyuma, bahagarara ku kuri k'ubutumwa bwiza no kutiza. Imana izabafasha, gusa bizabasaba kuba nk'ibiharamagara, ubwo kugira ngo nibura intama za Adeperi zizagere mu gihugu, birasaba imbaraga wese. Kandi turi kwinjizwa, ubuzima buri kutwinjiza mu kantu k'agakuruwa ukanadusunika, bikazatujyana mu mbaraga zizaduhitishamo ibintu bibiri, ugahitamo kimwe, ugahitamo ubugingo ukarekura ubuzima, cyangwa se ugahitamo ubuzima ukarekura ubugingo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nyabuneka ndarangije, murahamagarirwa kwita ku gakiza gakomeye twahawe n'Imana, ikagatanga mu mubiri wa Kristo Yesu umwana wayo, ikamena amaraso ye agasesekara, yarangiza ikagwa ku mwuka wayo, yarangiza ikaduha ijambo ryavuye mu kanwa kayo, yarangiza ikaduha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye, impano zayo ziba muri mwebwe zikorera. Bene data, tuzarokoka dute niba twirengagiza agakiza